turabasuhuza inshuti zacu za Gusenga Everyday. Tugiye gukomeza n'igice cya kane kivuga ku cyaha. Igice cya kane kivuga intambwe enye z'icyaha. Intambwe ya mbere ni icyaha cy'inkomoko, intambwe ya kabiri ni icyaha cya kavukire, intambwe ya gatatu ni icyaha rusangi, intambwe ya kane ni icyaha gatozi. Hari icyaha cya kavukire cyakozwe na Adamu aricyo bita peshe originel. Hari icyaha gikorwa n'ababyeyi utagizemo uruhari aricyo bita peshe hereditaire. Hari icyaha gikorwa n'abantu ukabigana kuko ntacyo babaye, icyo bacita peshe collectif. Hakaba n'icyaha noneho bita peshe individuel, icyo umuntu yitekereza ku giti cye. Ibyo byaha rero uko ari bine nibyo turwana nabyo kugeza uyu munsi wa none. Icyaha cya Adamu amaze gukora icyaha, ijambo ry'Imana riravuga mu itangira ibice 3:22 ngo Imana imwirukana muri yango bya Edeni kugira ngo atongera kurambura ukuboko agakora kuri cya giti cy'ubugingo cyari hagati ya yango byamara karabiteka ryose, kuko icyo giti nicyo cyaheshaga umuntu kurama. Imana iramwirukana irindisha yango abakerubi. Icyo cyaha rero uyu munsi wa none turiho turarwana n'ingaruka yacyo. Nicyo cyazanye urupfu, nicyo gituma turwara, nicyo gituma dusonza, nicyo gituma turwana. Ibyaha n'ibibazo byose duhura nabyo hari ibikomoka kuri icyo cyaha cya Adamu, kuko icyo cyaha cyica umubiri ariko ntabwo cyica ubugingo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo yari umwuka utanga ubugingo. Ubwo nuvuga ngo icyo cyaha cya Adamu aricyo tukirwana nacyo n'uyu munsi wa none, kikica abagabo, kikica abagore, kikica abasore, kikica abana bonka, kikica n'abari mu nda. Ni ingaruka y'icyaha. Yesu rero yakuyeho icyaha ariko ntabwo yakuyeho ingaruka y'icyaha. Nizo mpamvu ubona n'abakiranutsi basenze bapfa, nizo mpamvu baburara, nizo mpamvu barwana, nizo mpamvu bahura n'ibibazo byose bitandukanye. Ariko icyaha cy'ababyeyi bakoze udahari ntabwo wakigizemo uruhari, ariko urakiryozwa. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 20 ku murongo waho wa 3 haravuga ngo ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, kageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Ubwo ni ukuvuga ngo ababyeyi bakora icyaha, abana babo bakabiryozwa, abuzukuru babo bakabiryozwa, abuzukuruza bakabiryozwa, abubuvivi bakabiryozwa, kuko babakomokaho ntabwo bafite icyo kwiregura. Na kiriya cyaha cya Adamu rero ntabwo dufite icyo kwireguza, kereka uhakana kutamukomokaho. Ni ukuvuga ngo usomye muri Samweli ya mbere ibice 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, hari uko Imana yatumye Samweli ngo ategeke Sawuli aje gutsemba Abameleki. Ijambo ry'Imana avuga ngo nibutse uko Abameleki batangiriye Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, genda ubatsembatsembe abagabo, abagore, abasore, abana, abonka, inshuke, bose utsembatsembe n'amatungo ye kugira icyo urokora. Abameleki bicwaga ntabwo aribo bari baratangiriye Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, kuko usomye mu mateka Abisirayeli bavuye mu Egiputa mu mwaka w'1400 hafi aho, kuko baramaze imyaka 400 mu Egiputa. Ariko Imana ibwira Sawuli ngo aje gutsemba Abameleki hari mu mwaka w'1040. Urumva hari hahise imyaka igiye kugera kuri 400 Abisirayeli bavuye mu Egiputa. Abatangiriye Abisirayeli rero si Imana yatumye Sawuli ngo aje gutsemba, baziraga ahubwo icyaha cyakozwe na ba sekuruza. Abameleki batangiriye Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, bibabaza Imana. Abo babatangiriye barapfa, ariko ababakomotse Imana iravuga ngo sinshaka ko bagubwa neza. Nibutse ukunda Abameleki batangiriye Abisirayeli bari kuva mu Egiputa, genda ubatsembatsembe ubamare. Baziraga iki? Baziraga ibyaha bya ba sekuruza.
nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base kageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga kababarira abankunda bitondera amategeko yanjye kageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoze icyaha umwana arakiryozwa, umwuzukuru akakiryozwa, umwuzukuruza akakiryozwa. Bene data, mwirinde gukora ibyaha kugira ngo abazabakomokaho batazabiryozwa. Mwirinde guhemuka kugira ngo abazabakomokaho batazahemukirwa. Mwirinde gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kugira ngo n'abakomokaho batazabikorerwa. Icyo cyaha rero gikomoka ku babyeyi bakoze icyaha udahari, kiragenda kigakurikirana kikoma ku rubyaro rwabo kugeza igihe Yesu azagarukira mu bwiza bwe. None rero abantu bashobora kuza bakakubwira bati woroye inka utego wazikuye he? Uti nizo noroye nizo nakiye. None bakubwira ati batubwiraga ko so yibaga inka, ukavuga uti sinari impari. Hakana kutamukomokaho naho kuvuga ngo ntabwo urishura, wikwinyagambura, ishura inka z'abandi. Icyaha cyakozwe n'ababyeyi kirakurikirana kikagera ku bana babo, kikagera ku buzukuru babo, kikagera ku buvivi bwabo, bacita péché héréditaire. Icyaha cy'agatsiko rero bita icyaha rusangi, ariyo ntambwe ya gatatu y'icyaha. Ni icyaha gikorwa n'abantu ntibagire icyo baba, ukaba ubizi ukabigana ngo koko bagikoze ntikigire icyo kibatwara, nanjye ngiye kugikora. Ariko Yesu yabwiye umunyakananikazi muri Matayo 15 umurongo wa 26 aravuga ngo nta wafata ibyo kurya by'abana ngo abijugunyire imbwa. Imbwa zari abantu n'abana bari abantu, ariko abana bari bafite ibyo kurya byabo bidakwiriye imbwa. Iwacu inka zataga amase, zamara guta amase tugafata ya mase tukayarundarunda, twamara kuyarundarunda tukayahomesha amazu yacu twari dutuyemo. Twari dufite imbwa rero ikigana zanka kuko zataye amase, ikagenda igahamvura hejuru ya ya mase nayo ishaka ko duvanga ngo tuyahomeshe. Ariko ingaruka ya mbwa twarayikubitaga, ariko zanka zataga amase mu rugo ntabwo twazikubitaga. Rero mwene data gira ubwenge, ntukarebe ngo kanaka yakoze icyaha ngo nticyagira icyo kimutwara. Ntacyo cyamutwaye, ariko numwigana kugikora kiraguhitana. Bacita péché collectif. Hari igihe umuntu agenda akagera ahantu hari akayira bakandika ngo birabujijwe kunyura hano, bakabyandika. Ukabona bamwe bahanyuze ntibagire icyo baba, ukabigana kuhanyura bakagufata, urabiryozwa. Hari igihe ugera ahantu bakavuga ngo birabujijwe kunyara hano, wahagera ukavuga ngo reka ngire vuba, barasanga nagiye, bakagufata, urabiryozwa. Wikora icyaha ngo kuko n'abandi bagikoze ntibagire icyo baba. Irinde mwene data, gira ubwenge, kandi uri umukristo. Bashobora kuba bagikoze kuko ari abapagani, ariko yo ukaba uri umukristo ukagikora kuko n'abandi bagikoze ntikibagireho ingaruka. Wewe kizakugiraho ingaruka, wenda bo kizabagiraho ingaruka ku munsi w'urubanza, kuko buri wese azanyura mu rubanza. Ntabwo igihano cy'Imana kigeze gisibanganya imbabazi. Imbabazi nazo ntabwo zigeze zisibanganya urubanza. Abatarahuye n'ingaruka yihuta bazahura n'ingaruka y'iteka. Turi imbere y'intebe y'imanza. Wimwigana, reka gikore, uko azaburana icyo cyaha natihana. Ariko yeho rinda gukiranuka kwawe, irinde. Hari n'icyaha noneho bavuga bita icyaha gatozi, cyaha twitekerereza ubwacu, cyaha urara utekereza, ugatekereza guhemukira mugenzi wawe. Muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 14 haravuga ngo mbese ibyaha bitwomaho bituruka hehe? Baravuga ngo biva ku byo turarikira biri mu mitima yacu bidushukashuka.
byamara kudushukashuka bigatwita, byamara bikabyara icyaha, cyamara gukura kikabyara urupfu. Ibizingazingiye muri twe by'irari riri mu bantu no mu mitima yabo, ibyo nibyo bibyimba bikabyara ibyaha. Icyo ni icyaha witekerereje bacita péché individuel, uzakiburana wenyine nutihana. Bene data, hari icyaha cya Adamu kitugiraho ingaruka, hari icyaha cy'ababyeyi bakoze udahari kikakugiraho ingaruka, hari n'icyaha cyo kwigana ngo kuko ntacyo babaye kikanakugiraho ingaruka kandi ukazanyura imbere y'intebe y'imanza. None uko ibyo byaha uko ari bine, hari bibiri bitazanyura mu rubanza byica umubiri gusa, bigarukira ku mubiri. Icyaha cya Adamu, nubwo twese dukomoka kuri Adamu tukaba dukora icyaha, ariko Adamu akaba ariwe munyabyaha wa mbere tugapfa kubera tumukomokaho, ntabwo kizaja mu rubanza. Nta muntu uzazira ko akomoka kuri Adamu turi imbere y'intebe y'imanza. Uyu mubiri ubora niwe uzira icyo cyaha gusa. Icyaha cyakozwe n'ababyeyi tudahari tuzakiryozwa ku mubiri, ariko ntabwo tuzakiburana tugeze imbere y'intebe y'imanza. Ariko icyaha cyo kwigana uzakiburana none, kandi utegereze kuzanyura imbere y'intebe y'imanza, kandi nutakiya nacyo kizakurimbuza. Icyaha witekereje ubwawe nutihana kizakurimbuza. Bene data, icyaha witekerereje kirakurimbuza. Hari ibyaha bitandukanye abantu bakora kandi babizi, nuvuga ngo dufite ijambo ry'Imana imbere yacu, ariko kugira ngo ubashe kunesha icyaha ntabwo ari uko wasoma Bibiliya gusa. Hari abantu benshi basoma Bibiliya ikabahindukira nk'ibisate by'amabuye, umuntu akaguciraho iteka ko wiba, ariko ugasanga aragambana, ugasanga agira ishari. Ririya jambo ry'Imana riravuga ngo ibyaha byitugira bikabyiganira mu mitima y'abantu, ishari. Hari abantu badacumbikira abashitsi ariko bakagaya abajura. Hari abantu banga gucumbikira abashitsi ngo ntamucumbikira ari umujura, kwanga kumucumbikira bikaba icyaha kiruta kwiba. None se kugambana ukabugira ishari ukabunegura kandi uyobora itorero, uwo muntu wanga gucumbikira abashitsi, itorero ridacumbikira abashitsi ryakongera kwitwa itorero rite? Ahubwo ryahinduka icumbi ry'abadayimoni. Mwirinde bene data, cyaha cya Adamu tumenye inkomoko yacu, twihangane, kizashira umwana w'umuntu amaze kwambara umubiri w'ubwiza. Icyaha cya Adamu n'icyaha cy'ababyeyi bakoze udahari kizarangira. Wasomye mu Bakorinto ba mbere igice 15 ku murongo wawo 44, haravuga ngo umubiri wo kuzuka azaba ari umubiri w'ubwiza. Uwo mubiri w'ubwiza ntabwo uzongera guhura n'ingaruka y'icyaha cya Adamu cyangwa cy'ababyeyi bakoze udahari, kandi umuntu uzambara umubiri w'ubwiza azaba ari uwanesheje. Ntabwo n'icyaha cya kavukire cyangwa icyaha rusangi cyangwa icyaha gatozi kizongera kumukoraho. Azaba afite umubiri w'ubwiza kuko yanesheje, azaba yaragaragaye ku muzuko wa mbere. Imana yacu dusange kandi dufashe. Bene data, nitubona nk'ibyo bije twumva iyo bikomoka. Hari igihe abantu bibaza ngo hari ab'Imana yanga n'abikunda. Oya, abantu bose Imana bakunda kimwe, kandi bose Imana ziko bakomoka kuri Adamu, kandi Imana ziko bose barwana n'ingaruka y'icyaha cya Adamu izakurwaho tumaze kwambika umubiri w'ubwiza. Ndabasengera bene data kugira ngo Imana ibafashe kandi bahe kwihangana igihe cy'umuzuko wa mbere, bose bazagaragare imbere y'Imana biteguye kwinjira mu bwami bw'Uwiteka. Mana ndagushimiye ndaguhimbaje, ugize neza iki gitondo cyiza cy'uyu munsi. Ijambo ryawe ritubwira icyaha, ijambo ryawe riravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Imana ibiduhereye ubusa kuwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, kandi kugira neza kw'Imana umukiza wacu bibonetse yaradukijije, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo yadukirishije kuhakirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, idukirisha kubabasha ibikoreshe kubw'umwuka wayo wera. Ndagushimiye mwami uyu munsi wa none
bose, buri wese wagize intege nke, uwacitse intege kuko yarwanye n'icyaha cya Adamu, uwakubitiwe ubusa akabyita ubusa kandi ntamenye ko ari ingaruka y'icyaha. Mana utabare kandi uhe buri wese kwihangana kugira ngo ijambo ryawe rikomerere muri we, maze Nyagasani ibyo duhura nabyo tumenye ko ari ukubabazwa kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none, ariko tumenye ko byiyongereza hamwe kuturemera ubwiza bw'iteka ryose budashira. Mana uhe bene data kunesha kugira ngo twese tuzagaragare muri wa mugabane wabonetse ku muzuko wa mbere, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena.